Yes, 5 rero bwana Pacifique namwe mudukurikiye buriya Kinshasa bagira akantu k'umwihariko ubwo kwambara neza cyane nk'abasapere bakunda kuvuga ngo nabasapere ariko barabanyagwa bambara neza cyane bya hatari gute rero ibingibi birahurira ibyo kwambara neza n'urugamba ruri kubera hari arwaye mu 23 ndetse n'u Rwanda abasaperi ndetse n'abandi bayobozi bo muri Kinshasa cyane by'umwihariko abantu bari muri presidence cyangwa se mu buyobozi buri hejuru hafaho bagiye mu tubati bakuramwe imyenda yabo myiza barayambara barangije bahamagara indaya barije bavuga ati na twatubari twafunze ni mudufungure barangije bajyamo bajya kunywa icupa bajya mu busambanyi bajya kubyina imiziki za karaoke n'ibindi kubera yuko ngo Rwanda barufatiye ibihano gute rero turaje tubirebeho ni bande bafatiye ibihano hano mu Rwanda ni gute basirebuye ndetse nanone u Rwanda rwo rwabivuzeho iki ibyo byose turaje tubabwire akantu ku kandi nta na kamwe dusize inyuma mu yandi makuru bwana Pacifique ni nako kandi tugiye kubabwira ko igisirikare cya Angola hari operation yagizwe ibanga yakozwe n'intare za Sarambwe ni nako kandi operation tuza kwibabwira ni nako kandi turibabwire yuko iki gisirikare ku rwego rwo kwanga guseba ku Rwanda mpuzamahanga hari abasirikare babo bivugwa yuko bapfiriye muri kino gitero cyabaye gisangani kandi bakomeye bakaba barabigize ibanga turaje tubigarukeho abo nabahe bose turabafite hano kuri kano gakayi turaza kubabwira uko byifashe. Yes, sibyo gusa nanone yego abantu bari gukurikira amakuru imbunda ziri kumvikanira hano muri Warikare amasasu matoya amaremare ambyimbye natabyimbye nananutse byose biri guturikira ari muri Warikare ese nukubera iki ahangaha naje gukurura amakuru ni nyuma ya operasiyo M23 yakoze itarigeze imenyekana ibingibi rero akaba ari byo byateje iri turika ndetse n'imirwano iri kubera ahangaha muri Warikare akantu ku kandi ingingo yumvikana turaje tubahereze aya makuru yose nta na kamwe dusize inyuma. Yes, niko bimeze ni nako kandi tugiye kubabwira ku makuru akomeye cyane nyuma yuko intare za Sarambwe ziri muri gahunda yo kwifatira ibice byinshi bigiye bitandukanye leta Kinshasa iracyabyita guhora ndetse n'abasirikare b'abarundi baracyabyita guhora ubu tuvugana M23 nta bikiri guhora hari amakuru ari kutwereka neza ko ibice bigize umujyi wa Uvira byose ubu tuvugana byamaze kuzengurukana n'abakomando ba M23 ibi narayina nabikugejejeho ku mugoroba ndaje twongere tubyinjiremo ikosa rimwe rito gusa niryo ngaho rushobora kuza gukorwa n'abasirikari b'abarundi ndetse wazarendo FRDC bigatuma M23 itayinjira hariya nirihe kosa naryo turaje turi kubwira bwana Pacifique gishobora kuba cyari kiri muri biri hariya ku kibuga cy'indege hariya muri Kisangani iki kigabo ngo kugeza ubu ngubu ngo ntago ngo kiri kumvikana ku mirongo y'imbere ku rugamba ngo ndetse n'ahandi hose ngo ntago ari kuhumvikana ahubwo uyu mugabo ntago ari kuhagaragara ibyo uyu mugabo rero ubwo dushobora kuza kubigaruka turaza kugarukaho turebe ibyari byo uyu n'umugabo wari warahangayikishije intare za Sarambwe ese intare za Sarambwe hari igikorwa kidasanzwe zaba zamukoreye turaje tubirebeho nabyo. Yes, rero nimba ukunze izi ncamake tukugejeje z'aya makuru umuntu yabigenza gute Pacifique rwose nta kindi gisabwa usibye kureba aho hasi yanditse like ukadukandiraho kugira ngo tujye tubana neza cyane gatanu kagenzi kako buri ukanze like ni ibintu byiza cyane yego ndetse nanone burya na subscribe ni ingenzi cyane rwose reka twinjire muri aya makuru kubera ko baduhaye za like nyinshi cyane waretse tukagiheraho kiriya kigabo tugihereho rwose hari umugabo bamwita Chiko Kitambwe ngira ngo muramuzi neza cyane ni umuntu umwe mu bigambye ibitero byabaye hano muri Rubaya umuntu Kinshasa yahaye uburenganzira bwose bwo gukora ama operation yose ashaka uko abishaka ahangaha rwose mu burasirazuba bw'iki gihugu cyane mu bice bya za Masizi muri Kivu y'Amajyaruguru uyu nguyu yagiye agira uruhare rwishi ndetse yanagize uruhare mu yicwa rya Colonel Wiringoma ndetse n'abandi bagiye makanika ni cya Pacifique ariko nawe tumufite amakuru uyu mugabo rero bwana Fisi ubwo intare za Sarambwe zikoreraga akantu ka operation ariko nubwo numvise bitavugwaho rumwe ko zabari intare drone 40 zagabwe mu bikibi bitatu byose ni cya kane cya nyuma cyerekeje Bujumbura ndaje ndakubwira ibyabaye Bujumbura kuri bimeze rwose
uyu mugabo rero biravugwa neza yuko yaba yarari muri Gisangani koko turakurura amakuru tukareba ku mirongo y'imbere ku rugamba tugasanga nta uhari ndetse nta nubwo ari kukoma ndetse nta nubwo ari kuvuga ndetse uyu mugabo ni umuntu umwe mu bantu bakunda kwa updating akantu kose kabaye uyu mugabo rero amakuru atugeraho biravugwa yuko yari yagiye Gisangani yagiye kureba ubutasi bumaze iminsi bukorwa yanamenye amakuru yawo witwa General Sultan Makenga abaherereye nawe ngo bamurangize amakuru twakira Bwana Fisi aravuga neza ko ahabwa ibyo bitero iki kigabo cyaba cyari kiriyo ugasanga wenda intare za Sarambwa ruko zabigenje ugasanga mu kugira gute mu kuza kuga bitero za Gisangani binahuriyemo baranihoreye gusa ntabwo biremezwa cyangwa se ngo bivugwe ko iki kigabo isa ko isa gishobora kudutungura kikagaragara ariko amakuru dufite nuko yarari muri Gisangani kandi muri Gisangani hari ibitero byabereye nubwo wenda ibitero byabaye Gisangani ntabwo byageze ahantu hose ushobora gusanga atarariho yarari wenda aho byagabye ari ahandi hantu wenda akaba bayatuje agitekereza ku bintu byabaye kimwe nuko baba barana muri pwe nawe byaramuko cyangwa se akaba yarakomeretse ubundi ibintu ni bitatu ashobore kuba yarakomeretse yararituwe cyangwa se akaba yarari ku ruhande ari muzima ariko Bwana Fisi hari ahantu ngo uwitwa Pacifique Masunzu yararwariye kandi ngo muhabera ibyo bitero naho byarahageze hariya none se hari amakuru se ufite yuko byaba byaramugezeho akaba noneho byaramuhwahwanyije bikamuritura abantu iyo ngo ushobora gusanga atakiri muzima shaki kigabo ntago niba atarajyanwe Kinshasa M23 itafasha abasinepa bayo bamenye ngo barari mupimye shakira kigabo biragoye kuba wahamye ko cyacishije drone kuruza haturikije ibaze nawe ibintu bya noneho kugira ngo byumve neza cyane uyu mugabo n'ubundi yararwariye mu kigo cya gisirikare nago ari mu bitaro bisanzwe kuko muvetora ari kumusanga Pacifique Masonzere gaburu utagira ngo amureba kuri ukajya abagomba kujya n'ubundi kurwara kandi aho hana rwariye rwose icyo kigo cya gisirikare amakuru mfite ni ikigo gikorerwa mu butasi ndetse kinegeranye naho babika intwaro aho hose barahaturikije wasanga M23 cyangwa se babikoze barateye ibuye rimwe bakica inyoni ebyiri niko bimeze n'ubundi none se Angola ntago wumvaga ko yari yagize ibanga iby'abasirikare bayo twagiye nanone duhita tunakomerezaho nayo makuru Angola ngo yari yagize iki Angola no kuvuga ngo igihe biriya bitero byabaga byahitanyemo abasirikare babo bakomeye bari hejuru kuko hariya kwa kiriya kibuga cy'indege ntago ari umusirikare uciriritse cyangwa se umusirikare ujya ku mirongo y'imbere ku rugamba wari wemerewe kwinjira hariya ku kibuga cy'indege ngo bajyemo basirikire uko bashaka cyangwa se ngo bajye mu birindiro bikuru by'igisirikare cya FRDC ndetse n'abandi bafatikanyije aha rero hari abasirikare ngo bakuru bangura bari bahari n'ubundi bari baje baherekeje abayobora ama operation abayobora ama operation mpamya neza ko kugira ngo nibi bitero bihabe ababikoze bari bafite amakuru yuko hari abantu bakomeye gusa cyane uwo Masunzu uwo Ciko Kitambwe ndetse n'abo basirikari bangora bakomeye n'abasirikare ba FARDC n'abasirikare bakuru ba FARDC aha rero bakavuga ati natwe uyu niwo mwanya mwiza wo kugira ngo tubatemo akantu gakomeye cyane aha rero abasirikari bangora yamenye yuko hari abasirikari babo bapfiriyemo bagerageza kubihishira kugira ngo igihugu cyabo kitaza kugibwaho n'igisebo n'umugayo kubera ko ngo kubona abasirikari babo bakomeye bizera bapfuye ngo bishwe ngo n'umutwe mutoya nkuriya waye mu 23 we abari igisebo gikomeye cyane ariko si igisebo kirenze cy'abamerceneri kirenze cya South Africa bacishwa mu Rwanda bakubitwa kanyafu rega buriya kira ni igihugu ubimenye kira ni igihugu none se South Africa si igihugu ariko reba none se ubundi ngo Rwanda yakubitiwe hariya nyine reka nkwereke si ubwambere ni nko kubona buriya urwego wabishyiramo ni nko kubona u Rwanda rwagiye gutanga ubufasha ari muri Mozambique n'ahandi na hariya wenda muri Amerika hariya muri South Africa muri South Africa Central Africa ndetse bagiye no gutanga ubufasha hariya muri Jamaica ukumva ngo abasirikare babo bagiyeyo bafeirinze bakubiswe ngo ukumva ngo bakubiswe na za nyeshyamba ariko rero byaba ari igisebo ku Rwanda kuko bavuga ati gute nuko nangora rero nayo nuko nguko baramutse bakubiswe nyagasani ariko sharika nkubwire fi ahangaha rwose intare za Sarambwe igihe nagize ngwe niba arizo zabikoze nazo hariya Kinshasa bayikubisa akanyafu Kinshasa ahangaha Kisekedi ngahombya akayabo k'amamiliyari y'amadolari bari baraguze ibikoresho wibuke ko barasha ahantu hano muri Gisangani
barashe ku birindiro bikuru bya gisirikare ni headquarter Ni headquarter umve ko ari ibirindiro bikuru n'ibirindiro bibiri byari wenda ibirindiro bitatu byo muri iki gihugu barashemo kimwe cya mbere gikomeye cyari kiri muri Gisangane kabiri barashe ububiko bwa drone aho bwari buri barasa n'ububiko bw'intwaro ibaza aho hantu hakorerwaga ubutasi ububiko bwa drone ndetse niyo headquarter y'icyo gisirikare cya FARDC urumva kuko byagenda uko ariko kose Kinshasa yari akanyafu ko kunda Kisekedi bamwumije kuko ejo yari yiri wagira ngo umutwe wa muriye ndakora iki ndabigenzana ariko ngo akimara kumenya amakuru ku Rwanda none se Pacifique i Burundi ko numvishije uvuga ngo drone naho zagiyeyo twite tubijyanira rimwe inkuri iyi ni drone yasijyana ubutumwa tagira ngo yaragiye ikarasa cyangwa igahakora ikindi gikorwa ngiyi drone yo bari bayipakiye impapuro maze iragenda ku kibuga cy'indege cya Markion Ndadaye maze rero igisirikare cy'u Burundi cyangwa se Burundi nta bwirinzi gifite iyi drone bakabe barayihanuye gute rero yari iturutse Gisangane nyine ni imwe mu zari ziri gukora operation Gisangane niyo makuru nge nakiri yaba FARDC yababaje kandi nyine ari imwe mu zagabye ibitero ni imwe mu zagabye yabo bagabye icyo gitero Burundi ijyanye ubutumwa ngo iyi drone rero yo kugira ngo ibifite ibisasu yagiye yitwara impapuro arizo zibyimbye arizo zibyimbye bya kuzimena ati mwakire musome igiye abantu bahise bifata ngo reka dupfe tutareba bagira ngo nawe mu mwanya wo kurekura igisasu irekura impapuro ibipapuro biramanutse ibyo bipapuro rero ngo byari birimo iki ibyo bipapuro byari byihanangiriza Neva aramubwira ati Neva ngo hamagaye kangahe ni wowe ugomba gukurikira Neva uranyumva umuhamagaye kangahe ndakumenyesha kizinga buriya ntabwo n'abanditseho bandika ngo Neva ahubwo bandikaho Perezida Evariste Ndayishimiye Perezida Evariste Ndayishimiye mvuze ngo iki nguhamagaye kangahe uri kunyumva ati izi ngabo zawe sindi kuzishaka ati ndagusabwa wowe mu minsi mike ndaba nkugezeho bivuze ngo ni gasopo turi kuguha ni gasopo bari bamuhaye ndetse iyi drone yarahageze abantu bifata ku mitwe iziriko kubona bahiti bari ku kibuga cy'indege batabasha gukoresha amamashini yabo ngo bahagarike icyo gitero oya hariya ntago byashoka kuba bari ku byerekeranye wenda n'iby'indege gusa n'iki wenda ahubwo gute babona wenda hari basanga baratekereje reka dufate urugero uribuka ubwo suko ya Kinshasa yarenze ku mipaka ikarenga Goma igasa n'injira ku Rwanda wabonye icyo bayikoreye narabibonye hari n'amasegonda byabasabye ntibahise bashwanyuza indezi ikinjira ikirere cy'u Rwanda santimetero bubagezeho barayipimye siniya yonyine gusa banarashe na kajugujugu barashe ibintu byinshi bya Kinshasa byavogeraga u Rwanda none drone zinjira ntago barahirahi bakongera utese kandi barabonye ubushobozi berega barebaga u Rwanda bakavuga ngo u Rwanda ni imisi ibiri ku rwinshi noneho ahantu barakomfirye rero igihe bajyaga barasa ibisasu u Rwanda rukajya rubisama ngo noneho reka rukajya rubisama nk'urusaminuze rukabipfuba n'amasasu mato gatese ibisasu turi kurasa biri kujyayo ni igitangaza hanyuma reka nkubwire kandi u Rwanda ngo barufatiye ibihano bafatira ibihano abayobozi bagiye batandukanye barimo n'umugambi mukuru w'igisirikare cy'u Rwanda yego urwanira ku ngo ijoro ntago baraye bagize nyekareka amakuru bakiyamenye ngo bari bufunze bwose bafunguye bajya kwambara bahinduka basapera bakongomani turabemera mu myambarire barakubiye mosheri neza n'abanyarwanda twese Congo buriri hejuru biranazwi ku isi hose no mu Bubiligi no mu Bufaransa ikitwa umukongomani ku kintu biti cyangwe abari hejuru cyane yaba hejuru taba hejuru rero nabo n'indaya ntirusigana yego nuko n'indaya ntirusigana ubu tuvuga urumva rero tujye mu makuru reka tubijyemo neza impamvu rero bakoze ku myenda yabo barambara nk'uko twabibabwiye bati rwose Trump udukoreye umuti gufatira ubwo ni nka RDF n'ubundi baba bafatiye nka RDF nyine baba bakoze ku mugaba mukuru bose baba bafatiye ibihano ati mwebwe rwose ibihano babafatiye harimo ibikiniki
buriya ni ugufatira imitungo yabo ikagira aho baba bayifite hirya no hino, bizinesi baba bafite hirya no hino, ingendo zabo aho bagomba kuzijya cyane by'umwihariko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tayari biba birangiye ibintu nk'ibyo. Nanone kandi buriya rero bwana Pacifique ndakumva cyane ibi rero Kinshasa babiserebuye babigira gute nuko ni bande bafatiye ibihano mu Rwanda? Dore abantu bafatiye ibihano ni harimo umugaba mukuru w'ingabo zishinzwe kurwanira ku butaka, akaba ari generale Nyakarundi Vincent ndetse na generale Mutabaruka Muganga Mubaraka Muganga n'abandi benshi bagiye batandukanye. Abo bose nabo bafata ibihano, aba nibo hari bakuru, ndetse harimo n'undi umwe wenda nkanditse tubavuga amazina yose, tuvuze amazina yabo bose, ariko nyine itangazo ryo ryasohotse naribonye. Ariko ngo u Rwanda aricyo rwahise rubivugaho, u Rwanda narwo rwahise rubivugaho. Rwavuze ngo iki rero? Rwababwiye ruti mwebwe rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari ikintu mutari kubona muri kwirengagiza, muri kwirengagiza ko mukadufatira ibihano abo mwagakwiye kuba mufatira ibihano, abo mwagakwiye kuba mufatira ibihano nibo bari gufatanya na FDLR bagashinga iriya mitwe yindi ngo ni FCLR, bakongera bagafatikanya na za Wazalendo n'abandi bose bakaza guhungabanya umutekano hano mu Rwanda, birirwa bavuga ngo bagiye kuza kugira gute gukuraho ubuyobozi buriho babangamire abaturage bacu, kandi u Rwanda rwifite umutekano. Rero ibi bintu byanyu ntago ari byo rwose, namwe murebe neza nimba ibi bintu koko mwari mukwiye kubikora mu bisuzume. Ariko ikibazo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ako shaka nkubwire, Trump yabifata atabifata, umugabo afite iminsi mike, reka nkubwire abifate ntabifate oya nashaka yakubwiza kuri ko ibintu bigiye kumubaho mu mezi, mubwira ko ari ibibazo dufite byo kwa kwafatirwa ibihano. Ariko Trump ibintu bishobora kuba kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cy'uyu mwaka cyangwa sibye n'uyu mwaka, wowe reka nkwereke aba Barabu barategura papa bakemera bikabafata igihe n'igihe. Buriya uzi kugira ngo biriya bitero bya ziriya ndege zijye kugonga iriya miturirwa ibiri World Trade Center, Tower World Trade, ibintu nk'ibyo, ziriya nzu z'ubucuruzi ebyiri ngo ni twins zo muri Amerika, igihe babaga biriya bitero by'indege muri 2001 zikayishanyaguza hariya, uzi igihe byafashe bino byebe kugira ngo bitegure bijye kuhaturitsa mu mateka. Nicyo kintu kitazibagirwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyababayeho. Warabyumvishije? Nabyumvishije. Ndetse n'ibirindiro bikuru biriya Pentagon bya gisirikare bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabyo bakabigabaho indi ndege ikabituritsaho uruhande rumwe. Ni ukuvuga ngo ni ibyihebe noneho byabikoze. Irani kuva bakicura muyobozi wabo mukuru yabahise batangaza intambara yeruye. Buriya rero bategereza ibyihebe kuntu ibyo bigiye gukora, bagiye kujya babona ngo hano ngo haturikiye ngo igisasu, ngahana hano haturikiye igisasu. Reka wenda ibyo nibyo mu misi zaza, sibyo? Reka tuvuge ibyo impamo y'Imana. Hari amakuru ari kuvuga ko witwa Netanyahu, perezida wa Israel, Irani yaba yaramushyizemo, yaba yaramurituye. Kandi koko ukurikiye amakuru neza usibye ko bihishwa, uyu muperezida ashobora kuba yaritabye Imana, kuko barashe perezidanse yiwe yose barayituritsa, kandi yari ari mu biro. Bivuze ngo baramwivuga, yari ari mu biro ngo yari ari mu biro, ngaho bwarakomeretse cyane ari kuvurwa. Gute bagaba igitero nka kuriya Wiringoma yapfuye neza. Wiringoma se nawe ntibavuze ngo yari ahari, ariko arakomeretse. Yego yari yakomeretse ajyanwa mu bitaro, ariko n'ubundi byarangiye agize ate, yitabye Imana. N'uyu nguyu rero uyu Netanyahu, uyu nawe birashoboka yuko yaba yaramaze kwitaba Imana, ahubwo bakibihishahisha kugira ngo bitamenyekane. Reba ahantu ibirindiro by'ingabo byose za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahenshi na henshi hagiye hakomeye. Irani ntiri gutinya kurasa mu kindi gihugu. Yavuze noneho ko Irani iri kuvuga noneho ko ahantu hose Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite igikorwa barakirimbura, kandi noneho Amerika iri kujya ibimenya uko byarangiye, iri kubimenya uko byarangiye. None amakuru dufite nuko Trump butuvugana ahantu yicameze ngwe arimo aratitira bitewe n'iki. Reba na bwa bwato muri wambwiraga Irani yamaze kubuta, nabwo yabura uturutse. Buriya Trump batangiye kumugira gute, kumukoraho. Trump yarazi ko afite imbaraga zidasanzwe, yifashishije buriya bwato. Kandi noneho reka nkubwire, Trump naramuka ahagurutse, agahaguruka noneho byanya byo nakavuga ati ngiye gukoresha iyo bwabaga natakishe za ndege zanjye na za submarine
na ibya bifaru n'ibiki arizo bahereyeho bikagaragara rero nk'intambara n'indege nayo imwe nabonye bayihanuye ya F-15 ahubwo se yari yavuga ataraba none nukuvuga ngo nitangira rero Amerika ikarakarika isa nikoze intambara yeruye mu buryo bugaragara hari abantu bari buze kwiyunga kuri Iran mu buryo bufatika abanzi ba Amerika bose nimba ubwongereza bwamaze kugaragaza ko buri ku ruhande rwa Amerika hari ibindi bihugu nabyo bigiye kujya kuri Iran ahubwo turagowe ndagabona intambara rero abaye intambara igiye kubiyiza ubu Rwanda ni ruzabijyamo narwo kareka bira ntago bireba u Rwanda bira bafite ibyo bari gupfa kankubwire ahubwo nuko ingaruka Botswana hariya ni Botswana aho Amerika ifite hano muri Afrika hari ahantu leta zunze ubumwe za Amerika leta zunze ubumwe za Amerika ifite ibirindiro bikomeye cyane kuri uno mugabane wose niho hantu nimba ari muri Mali nimba ari hehe ni hakurya muri ibyo bihugu muri Afrika hari ahantu Amerika numvise Iran iri kuvuga yuko ishobora kuza hariya rero naho baraharasa ibaza none igisasu gituruka muri Iran kikaza muri Afrika uziko babanyagwara ariko abazungu ni babi cyane ariko baba babi bataba babi dukomeze rero twerekeze hano muri Poezero reka twigire muri Uvira tuve muri amakuru yabo bazungu nibagire barebe izo mbaraga zabo ko zingana nibwo turaza kubona ubushobozi bwa Trump bundi nyirizina twagerero aha ni ikosa rimwe gusa byonyine rishobora kuba rigiye gukorwa cyangwa se riri buze kuza gukorwa nirikorwa n'aba basirikare kababayeho rwose ibi ni ibintu bimaze iminsi bivuga ryonyine rimeze riti bwana Pacifique ni ukuvuga ngo hano muri Plaine d'Oruzis ndakumva cyane ni ukuvuga ngo amakuru ahari ni uko intare za Sarambwe zimeze noneho nk'intare ziregereye umuhigo gutya wari wabona intare iri mu ishyamba itegereje ka kanyamaswa cyangwa se itegereje ngo ni kasongo ukuntu ibimeze gutya iri kuyibara neza ivuga ati ewana twarigiye kasongo isohokana amashini ngani ni ntawamenya cyangwa ikohereza akadoroni hejuru kakajya kubanza kuneka agoye yayizadukorera rero intare ariko zimeze nazo intare za Sarambwe ziraregeye neza ahangaha ikosa ngo rishobora kuza gukora nuko aba basirikare b'abarundi bashobora kuza kwibeshya bakataka nibataka M23 hano muri Plaine d'Oruzis ibyo ni ikosa rimwe bari buze kuza gukora ikosa rindi ryaraye ribaye ikosa rindi rero yicishije abasirikare benshi b'abarundi 61 abasirikare 61 b'abarundi bapfiriye mu bice bigeze muri bitatu ahubwo hari aho bita ahambere ni muri Rurambo hapfiriye 21 urumva yego aha kabiri naho bita mu Mikeke hapfira 13 kane ni muri Poezero ahangaha hano hafi n'isoko hapfira abandi barenga 8 abandi bapfiriye muri za Runingo abo bose n'abintare za Sarambwe zaraye zishe zagiye zihitana ariko abeshi nabishwe na twirwaneho amakuru rero ari kutugeraho nuko nundi M23 igisirikare cy'u Burundi nicyo kiri gutanga amakuru utagira ngo abiri kuva mu ntare za Sarambwe amakuru ari guturuka mu gisirikare cy'u Burundi aremeza neza ko ubu tuvugana M23 ngo amaze kuzenguruka ibice byinshi by'ingenzi bigize ibice byegera za Uvira amakuru aturuka rero mu iki gisirikare cy'u Burundi nuko bagize ubwoba bukomeye cyane akavate se turataka he tureke he ko mbona nitwataka turi buze gukubitwa uruheno bikarangira tugize gute tufatanwe Uvira bwana Pacifique ndakeka iminota ishobora kuri kutujyana noneho aya makuru twanyarukamo twihuse reka tuyanyarukemo ni muri Warikare Iwarikare rero ubu tuvugana mwo kabyaramwe intare za Sarambwe uko bakomeje kugenda bazishinyagurira babishima hejuru ngo Colonel Wiringoma ngo byagenze ukunuku ubu tuvugana amakuru mashyashya ari kutugeraho aturuka ku mirongo imbere ku rugamba aremeza neza ko ubu tuvugana Iwarikare tayari intare za Sarambwe yaru duce tumwe na tumwe zatangiye kwinjiramo ndetse utwo duce tukaba turi gukubitirwamo ikitwa FDLR 2400 ngahe bwana Fisi ndamutse nkubwiye umubare usigaye wakumirwa bari gupfa nk'abapfira gushira bari gupfa nk'aho batagira niba bazaboneka nurokoka sinzi uburyo nabivugamo ariko intare za Sarambwe ngaha ziri kurasa isasu rimwe rigahitana batanu icyarimwe ibi ngibi ni biri kubera za Warikare gusa bwana
iyi ni operasiyo rero mwana iyi ni operasiyo yari yarakozwe na M23 ntitwamenya ko iyi operasiyo yayikoze mu butasi bwayo bakoresheje aba FRDC bakoresha na wazarendo kugira ngo babone amakuru y'ingenzi bashakaga bamenye yuko abari abo ba FDLR bavuye mu gihugu cy'u Burundi ndetse ko hari bamwe bahuruhukiye hano za Warikare bakaza gufatanya na FRDC kugira ngo bagabe ibitero kuri M23 mu bice bya za Kibati ndetse n'ibice bindi M23 irimo hariya. Aha rero M23 ikaba yafashe iya mbere mu kugira gute mu kubanza kubabwira ati attention mwitonde papa buriya pasi ndamutse mfite umugambi wo kuza kuguhemukira nkawutegura neza nzi ko ari ibanga ryanjye wowe ukaza guhita utegura ukabugize gute urantanze ukaburantanze buri bunciye intege cyane bunciye intege cyane kera nkiri umupeti urumva hari igihe najyaga ashyamirana n'abandi bana turi ku ishuri turi kwiga no nkashaka kujya kurwana nabo hari umwana muto nabonaga ndusha imyaka abati iki cyane ngo ngubu nakikubita nkakigirira nabi mu gihe ndi gutekereza ko ngiye kumuzitura papa nkubise urushyirwa mu maso mpita maze nkubita nk'uruhinja yo mpamvu rero ndi kubwira ni ukuri ibyo bintu byambayeho niyo mpamvu umuntu wese ugutanze wari wamuteguriye ikintu ko ugiye kugikora iteka itagushobora kabisa uko waba ungana kose hari ahantu ugera umuntu akakuzinga kandi akurusha ngayo ngukorera cyane ibigango kandi n'imbaraga byose bwana Pacifique rero dusoza amakuru yacu reka dusoza amakuru ariko tubwira abantu ko mu kanya gato turaza kubahereza amakuru avugwa ku bijyanye n'igisirikare cy'intare za Sarambwe hari imipango mishyashya yindi bamaze kuba bapanga ariko nko twabwiye ko tutazongera kuvuga amabanga n'abasirikare bagiye ku rugamba niko turaza kubivuga mu bundi buryo kuko hari amakuru adasanzwe dufite ikindi ngiye gukora bwana Fils ngiye gukurikirana amakuru umuntu bita Ciko Citambwe niko bimeze neza niba bamurituye niko bimeze tugomba kugira uko bishoboka byose yes reka tubifuze rero kugira umunsi mwiza no kunogerwa n'akazi kose mwaba murimo Imana ikomeze kurambura akaboko k'umugisha mu kazi kanyu amen.